yishimye. Numva yishimye. Nawe nguruka iki se namwe sinadusanga ase kuki uri kubitekereza gutyo kuki uri kumumwanya nawe wanyumva What? Mike muri mubiki? turi gusuzanya. What? Mu cyumba? Mu cyumba mwabuze salo yo gusubirizanyamo? Look at you. Nta n'isano ufite. Reka musonere. Nta n'isano ugira. Chere ariko nta kibazo gihari. Tracy kagupanika. Umusazi bana. Uretse mbwira. Nta kibazo gihari. Please. Wala sota. Babera pone wasohotse hano. You be come in. Tracy chill. Ema ugira ubwenge cyangwa barakuroze? Ndabugira ntago bandoze. Bashobora kuba barakuroze. Na wandoze. Kuko nta kuntu watekereza nk'umuntu muzima nguza n'umuhungu mu buriri bwacu. Ntabwo usanzwe n'ikindi kandi. Ongera ko boyfriend wanjye. Babiyanse. Uzafate umugore ikaso y'icyuma ari udashaka azajya avugana nandi. Cyangwa uzafate umudodo. Ninjye se wamuzanye hano. Ninde umuzanye muri iki cyumba? Na Mike atazi muri iki cyumba kuva twamenye. Yakimenyera naje kwiryamira kandi ntabwo ndakumenyesha ko ngiye kuryama naje arankurikira. Kandi ntabwo nari kubuza kunkurikira. Aha ngaha ni nk'ari wese twagejeje wese. Ndumva nteye. Muteguje nyawe iki mutwaye iki? Ubonye ibintu ubiteye hano ko uko mwari muri kumwe ntabwo nakwishyura. Ushaka kunyishyura. Ntacyo kimwe nakoze Tracy. Ntacyo na kimwe nakoze. Nta kintu mwakoze nimba ushaka kutuza ahubwo cyangwa no gupanika ubwonko na kintu kimwe nakoze. Ntacyo kuba muri biki ngaho. Tuba turi gusuzanya nawe mu cyumba ariko. Mu cyumba yabuze. Iyo gusuzanya. Hari itegeko ryo gusuzanyira muri salon. Ikindi kandi uri kunsuzugura. Ntabwo ndi kugusuzugura. Kuri fiance wanjye. Kuri fiance wawe namutwaye iki? Namutwaye iki fiance wawe? Namuri. Usibye kusaza turi gusuzanya ikindi nakoze ni iki? Bw'icyo nakoze. Mbwira. Emma. Iyo ntagufasha ngo uriho mu buzima bw'ahangaha. Ndabizi ko uri kwamungana mu muhanda. Okay, tangiye kunyurira. Gucyurira se atari wowe hejuru y'umuhungu utazi. Y'umuhungu ntazi. Vuga ngo hanyuma sundi we ni vuga ngo fiance wawe. Excuse me, niba koko agukunda by'ukuri kuki yemera ko dukora ibintu byose? Emma no kuri murumuna wanjye naho ubundi mba ngusohoye muri iri joro ukaburi ugana ni izina ry'Imana kandi bamubwire n'ikindi genzo njya kubona na Mike unamwege namukora ntacyo uzakora uzafata umudodo mu mwana nazongere kungeza imbere ashaka kunsoma wazamura Traffic. Tracy kusa neza sheri. Tracy ugiye. Kumbwira. Hanyuma wakoresha iki? Transforming. Hanyuma sumbere bodyguard. Oya nuko gusa nshaka kumenya ugiye. Ntabwo bikoreba. Tracy. N'icyo urashaka kongera kuzana Mike hano se cyangwa ukamujyana mu cyumba urashaka iki? Niko byarangiye ku mana yanjye ibi bigoreye gute bagiye kakomeza ibintu. Ako Emma kankubwire. Vuba bidatinze. Ndaza kumenya ibyanyu babiri. Tracy ugiye.
Injira. Hello, Tracy. Oh. Hey. Hey. Is it good? Oh. No. It is. Visible. Ego meze neza. Hey, iminsi myinshi cyane. Amukuzi. Aha ni ukorera se? Ya nahangaha rwose. Oh. Ariko siko numvaga utari severe nyine kubivuze kuza. Urabisha. Rose gahunda bari gahunda ngira gahunda. Umeze gute se? Imyaka myinshi kabisa. Imyaka myinshi cyane. Tracy. Uraho neza. Dore namba nibereye nyine. Murasa neza ariko rwose. Mara gusoza ishuri ndabona ubuzima bwarahindutse. Merci beaucoup. Wese wowe bimeze bite? Shameze neza nta kibazo ndashima. Ubuzima buragenda nta kibazo. Ndakwishimiye kubona none. Merci. Kuva kera shize igihe kinini. Njyewe ndishimye. Nabura gute kwishima se kandi uje kundeba. Oya urumva ukuntu twabwanaga kuri telefone bagufite morale ufite vibe ariko okay simbizera niba uri mu kazi basanga ari umunaniro usanga ari umunaniro ariko ubundi ndishimye pe gusa n'iki cyamuza kwishima ugira ndakwishimiye cyane umeze neza none se amakuru mani se uribuka ikiganiro wakubakana byari byakeye umuntu noneho yakuvugisha ukamureba ijisho ariko byaterwaga n'abari kuvugisha nyine reka aho umutipe twiganaga baragashaka gutereta buri munsi aho kungaho nyumvira nk'ibintu ubutangiye kugarura we bajya kumureba ijisho ukuntu bajya kumubwira muraherukana shaka ntabwo abantu rege basoje umuntu aca aha undi agaca aha numvishe ko yagiye USA yego noneho wamwemera ugafite ibice reka da unajya kumubwira ngo asimbure ngo wambaze akongera gushinga kera ntabwo ngira ariko se urakiruka cyane ariko uzikoruka mu gaseke ariko mara David uko utagihinduka uko utagihinduka za nkuru zose ukizibuka tugiye twese gukina hagati kiri kukita hasi amajipo akajya abaje n'isebanya amajipo akajya mu birere aje n'isebanya pe none isebanya hana he nyine shameze neza harashize igihe bikumbuye warahindutse warakuze warahindutse urasa neza thank you ndetse nyine ko ntaje mu ntabwo meze neza ntabwo nishimiye ko wasanga ari umunaniro byashoboka ariko ubundi umeze neza pe nise umugore wabaye muri Kigogo Tracy ko nyimukunda cyane mwana wangu icyo nkora koko muri iki ankorera byose nifuza ishimwe mana afate ndende ikindi kumubara uza muhitamo ibintu biransajije pe
Tracy sinshaka kumurekura. Emma rwose sinshaka kumurekura na gato. Muri kinde kimfate ndeke. Mani ibintu birancanze pe, mbuze umwanzuro noneho burundu. Nese Tracy wabaye iki? Bwira kuko ndabona utishimye kandi rwose sinzi nta ubusazi bwawe nzi, morale yawe nzi, mood yawe nzi ntabwo ari uko umeze pe. Uzitwaye aho wagize ibyago. Yego. David. Yes. Mu by'ukuri sinzi naho nabihera ibintu kubera yuko nanjye ubwanjye byanyobeye pe. Oh yeah, it's fine. Just tell me. Umufiance wanjye ariko nkorera ibintu nkumva ndababaye cyane. Yakoze iki se? Ubwa mbere twari ku meza bisanzwe tuganira, ariko nkabona nyine hari ukuntu arebana n'umwana tubana. Murumuna wawe? Ni umukobwa ncumbikiye ariko nyine mufatanya nk'umuntu wanjye kuko twarakuranye. Ntabwo mufatanya nk'umuntu wo hanze. Ni nka murumuna wawe nyine uko? Uburyo bameranye muri ino minsi biri kuntera guhangayika. Twari ku meza turi kubona mbona adengeje ukuboko ajya kumwanagura ku munwa. Kumwanagura? Ku munwa ngo yisize ibyo kurya. Iyo nshobora kubivuga ukumva nyine ni ubwana. Ariko ni ikintu cyampangayikishije. Yewe ibyo ndabyihorera mbona ko wenda ari utuntu natekereje umuntu nyine mukundana. Nyine wenda naravuye ariko siniyumvamo ko nabaganiriza kuri ibyo bintu. Ubwa kabiri nabafashe bari mu cyumba bahoberanye hafi gusomana. David, kumva umufiance mufitanye ubukwe vuba ukamwibonera ari muri ibyo bintu, ibintu ndashaka kwiyumvisha mu mutima wanjye cyangwa nkomeze kubitekerezaho. Sinzi icyo gukora muri uno mwanya pe, sinzi icyo gukora. Nabuze umuntu mvugisha, ndi kwibaza se mpamagare mama muganiriza, ariko wapi pe, ndumva ntagakwiye kubyigumanira. Nyine nuko ari wowe ubimbajije tuhise tubonana. Yeah, of course. Numvaga atari ibintu nasharinga n'umuntu uwo ari we wese gutyo. Nabuze icyo nkora pe, ndi kwibaza byinshi, ndi gutekereza ibintu byinshi pe, mu mutwe wanjye byancanze. Tracy, nk'uko nabikubwiye ndakuzi bihagije. Iyo uri muri mood mbizi, niba ufite ibibazo nyine bihita bigaragara no mu maso. Ntabwo ushobora kwirumanganya ngo bikunde. Umva rero nkubwire. Okay, sindagira amahirwe wenda yo kubona uwo musheri wawe, ariko ntabwo ari umwana mwiza. Gusa nanone ukimbwira wenda ngo yahanaguye mugenzi wawe ku munwa, numvaga ari ibintu bisanzwe ko uri kumwe n'umuntu wabona ibiryo wenda byamuguyeho ukaba wamuhanagura. Ariko kugeza aho mbwiye ngo no mu cyumba aramuhobera hafi no kumusoma, ni indi case ikomeye pe. Gusa nyine wowe ihangane, wigira uburakari, wigira umujinya. Niba mufitanye gahunda n'umuntu wawe kandi ntahari bujye, wowe just take your time, ukomeze umugenzure gake gake. Nuza no gutaha, uwo mukobwa harya ngo yitwa nde? Yitwa Emma. Aha, nuza no gutaha uze kumwicaza, umubaze plan afite no kuri sheri wawe, umubaze gahunda mufiteho ni iyihe. Ese we koko yasaze noneho none se waramukunda? Ndabona n'amababa pe. Waramukunda se?
ntabwo yari kwemera ko bamujyana mu cyumba gutyo gusa atamukunda. nawe anyway wowe uri mukuru, ni wowe umufite, ni wowe umucumbikiye, umufiteho uburenganzira ntabwo ngo hafi busesuye. Nugera mu rugo uze kumwicaza umubaze gahunda yafite na boyfriend wawe, igisubizo ari buguhe kiraza kuguha ibintu byose uri buze kugenderaho umenya ko ese urakomeza gahunda zawe cyangwa hari ibyo uri butangire kuba wahagarika. Ikibazo nta gisubizo uriya we yantereza pe. Wowe uretse kurakara buriya Tracy, ikintu nakubwira, abantu bategura ubukwe bahura na challenges nyinshi cyane. Iki ni icya mbere. Icya kabiri, Satani yanga ubukwe. Hari igihe ashobora guterwa n'ibintu utamenya kandi agukunda, ariko ukajya kubona harimo haraza nyine ibintu byivanga nk'ibyo ngibyo. Take your time, umwihorere, wanze gusa ubitekerezo neza, nawe urebe ibitekerezo byo kurimo kugenda, sibyo? Kandi bizagenda neza, uko bwawe buzagenda neza, uzaba umugore mwiza, uzashaka umugabo mwiza. Ikibazo namuhamagaye afite ibyo byose byabaye. Muhamagaye arambwira ngo ari busy. Kuva icyo gihe ntabwo yigeze yongera kumuhamagara cyangwa ntabwo yamfashe, yanyandikiye message. Igihe gisobanura byose gusa ndekera kubabara. Kandi ikindi, niba ushaka umujyanama, umuntu wakuba hafi, umuntu wajya uganiriza nk'ibyo bibazo byose akagufasha. Urabizi twabanye neza, twariganye. Tumubwiraganye. Sibyo? Umugabo w'ibiri mu buzima kandi maze. David mukuru urakoze cyane. So take time, ibindi bizagenda. Ko kimeze nka kera. Waya nabi. Urakoze kunyumva pe kuko ndumva wenda hari ibyo ngomba gukora ntari nakoze. Rero buri gukomeza akazi ukongera gusubira nubwo nyine nsanzwe mu bintu bitoroshye ariko bizagenda neza, sibyo? Yego nta kibazo kandi nukuri urakoze cyane. Dusubire vuba. Singuherekeza rero dore mfite akazi kenshi cyane. Kugira ngo mubone gusa. Merci, akazi keza ahubwo. Yego merci. Rero ubukwe bwanjye nawe narabuhagaritse. Warabuhagaritse? Kubera wowe. Fome? Yego. Niwe ibyishimo byanjye niwe nshaka kutubana. Wow. Nkuko mpora mbikubwira kuva namasinzira. So ntabwo rero ntekereza ko nabonye urukundo rwanjye rwa nyarwo. Niwe nshaka. Mike, urakoze kubimbwiye. N'iryo jambo ryonyine naburaga. Really? Nanjye ndabikubwira ariko ntekereza. Nkundana na sister. Ushobora kumubwira ugasanga nawe nta gahunda. Urumva? Mfite imitima myinshi. Ariko urakoze. Kandi bizagutera ikibazo n'ubwo ari umuvandimwe. Urukundo ryarushaka. Ndabizi muzajyana bifu ibintu birebire. Basi nyine tuzanze dukundane bwa twihishe. Nta kibazo. Nanjye nakubeshye. Buriya Tracy niwe umfasha ibintu byinshi. Akazi nkora kamfasha gushaka kwishyura inzu no kwibeshaho nyine, kurya rasiyo n'iki. Naho ubundi nta kintu kirimo. Pe ntakubeshye. Mukuru wawe ndamukunda n'umwana mwiza. Ngo iki? Mukuru wawe ndamukunda n'umwana mwiza. Are you know? Nyine nawe urabibona ko rwose yari akenewe cyane. Kandi ndi kumubura pe, ariko aho ndi bumubonere ndaza kumuzana. Ntabwo byashoboka ko tukomeza turi aho ngaho nta mukozi pe. Nta kibazo n'umuntu nzamuzana. Twabivuganye si ikibazo.
ese mu nshuti bawe nta bantu baturangiye umukozi? naza kubaza usibye ko ntanabigiyemo cyane ariko naza kubaza. uze kubaze tubanze twumve basi tumenyeho n'umuntu wenda waba umufiteho amakuru byaba ari byiza kuko gufatana n'umuntu umuntu tubonye gutyo gusa ntawamenya wenda ashobora no kuza akatwiba cyangwa akadukorera ikindi kintu kibi. buriya ntabwo ari byiza gupfa gufata umuntu uwo ari we wese. wese uheruka kuvugana na mama? ntabwo duheruka kuvugana. nose Tracy gahunda y'ubukwe bwanyu igeze ubukwe? Tracy muri telefone yanjye. ntabwo ufite uburenganzira bwo kumfatira telefone ariko ukajya no muri SMS umuntu anyohereje SMS. Babe ndagukumbuye. bashobora kuba bazi ko ndi umwana bari gukina. ntabwo biba byiza gufata telefone y'umuntu ukajya kureba muri mesaje, ntabwo biba bikenewe. Sorry mfashe telefone yawe ntabishaka. Just I'm sorry. Sorry se birakuraho ko warebye ibyanditse wabyanditse. Gahaga kumve mu maso. Shiri bayiki. Ntabwo wamenye ko Tracy amaze kureba message zose twandikiranye. Sinumva kumubwira ukuri. Ntazifite ikibazo. Mfite ikihe kibazo? Ngiye mba ngukumbuye nubugira ngo nsinkwandikire. Buretse ariko mba ngukumbuye kuri ko dukundana. Ibise umuntu azabigeza he? Arabimenya. Ase Shiri, kamubaze. Ko Tracy yayibona cyangwa ntayibone hari uruhare mbifitemo? Uruhare ubifitemo nuko udashaka kumubwiza ukuri ko njye nawe dukundana. Ese ntabwo twavuze ko tugiye kwiha igihe? Ntabwo twavuze ko tugiye kwiha igihe? Igihe kizagera ryari? Hashize imyaka 5. Shiri, rimwe na rimwe ureka umuyaga ukajyana ibintu. Ntushake kubiforsa ngo byihutisha ako kanya. Ukabireka umuhengeri ukabijyana aho bijyana. Igihe cyane cyo kigeze. Ubwo nazo uramubwira ngo iki? Njye ariko ndabimenyereye. Uravuye se uko byijyanyemo uramubwira ndakwandikira nawe uranyandikira. Amahirwe nuko wenda ari bwo bimenye wowe. Giye abibona buri munsi, abibona kenshi. Ikibazo ni njyewe. Wibuke uwo ndiwe kuri we. Aramutse anyirukanye. Ari iwe. Najya he? Okay, ibyo bintu bindekira ngenda bikemura umugabo. Ntibigusaze, ntuve muri mood. Do you trust me? Try. Let me try. Kuko ntabwo man. Jye namubwira. Basi jye namubwira akantu. Igira hano. Shiri, nigira hino basi wicareho hano gato. Ibintu nk'ibyo ntabwo byakwiye kugukura muri mood aka kanya. Twari turi hano twishimye tumeze neza. Ndamusobanurira ngo iki kari cyo kibazo mfite. Ndamubwira ngo iki. Reka tubitekerezeho. Nari ngiye gukorera kareti. Vuba gaspecial. Nyine nuko bihuriranye nuko nyine isoni ibyo umenya ibyo bintu ariko ugiye narindi muri mode yo gukora kareti. Hanyuma wareka nkabikontorora nk'umugabo ngagukorera kareti tugakomeza. Vuba urabikemura umbwira igisubizo cyanyacyo kuko ntago ngiye. Urava hari igisubizo gifite. Tuzakomeza se dukundana twihishe. Okay, urava hano ufite igisubizo. Trust me. Reka manze ngora aka kareti vuba urye ubone kugira. Tubone kubiganiraho bazi. Ariko usubira muri modo urimo bebe. Gira vuba.
Erega wisi impindukana ntabwo nzi ko rero twari tunari kumwe hano mu kanya. Ndishimye se. Okay, reka ndakubwira icyo turi gukora mbere yo kugenda. Sibyo? Banze ngorere. Chap vuba vuba. Nta kibazo. Okay, ngasubira muri salo ureba filime, ndaje kaga filime uri kureba. Kandi be in a mood. Ntabwo ari no. Can you try this? You know, here. Just a hug. Genda ureba.